data. Ndabasuhuje mwese aho muri. Nizere ko Uwiteka kibarinze. Izina ryayo nirihabwe icyubahiro. Reka mbanze nsenge mbere yuko nsoma ijambo ry'Imana kugira ngo Mwuka Wera anyobore. Data wa twese uri mu ijoro, nje imbere y'ubwiza bwawe muri kano kanya nkwinginga kugira ngo ubane nanjye. Mwami, ndakwinginze kugira ngo nkubere mikoro abe ari wowe wivugira. Uwiteka, ndakwinginze kugira ngo utwigishe, uduhugure muri kano kanya, ibyo tutazi ubitwigishe kandi utugirire neza. Saint Esprit, ndakwinginze kugira ngo uze ufate controle, ibyo mvuga byose bibe bivuye kuri wowe. Mwuka Wera, ndakwinginze kugira ngo ubane nanje kuva ku ntangiriro kugeza ku musozo. Ni mu izina rya Yesu Kristo mbisabye mbyizeye, amen amen. Gendana nawe, gendana na Yesu, gendana nawe, gendana na Yesu, gendana aho uri hose, gendana na Yesu, gendana nawe, gendana na Yesu, gendana mu kazi kawe, gendana na Yesu, gendana aho uri hose, gendana na Yesu, gendana. Haleluya, amen. Aho karirimbo ni keza kuko katubwira ko tugomba kugendana na Yesu, kuko iyo tugendanye na Yesu ahantu hose, umwijima uraduhunga. Umwijima uraduhunga kuko umwijima utinya umucyo. Rero niba dushaka kuba muri sekirite kuri iyi si, tugomba kugendana na Yesu aho turi hose. Hose ibyo tuba turimo byose tukagendana na Yesu. Uwiteka ahabwe icyubahiro. Reka dukomeze dusoma ijambo ry'Imana. Turakomeza dusoma mu Itangiriro 20, igice cya 20 turahasoma hose. Dusome mu izina rya Yesu. Umutwe w'amagambo uravuga uti: umwami w'i Gerari acyura Sara, Imana imutegeka kumusubiza Aburahamu. Aburahamu avayo agenda yerekeje i Negebu, atura hagati Kadeshi n'Ishuri, asuhukira i Gerari. Aburahamu avuga Sara umugore we ati: ni mushiki wanjye. Abimeleki umwami w'i Gerari atumira Sara aramujyana. Maze Imana ibonekera Abimeleki mu nzozi nijoro, iramubwira iti: umeze nk'intumbi ku bwa wa mugore wenze, kuko afite umugabo. Ariko Abimeleki yari ataramwegera. Arayibaza ati: mwami, wakwica ishyanga nubwo rikiranuka? Ubwe si we wavuze ati: ni mushiki wanjye? N'umugore nawe ubwe ntiyavuze ati: ni musaza wanjye? Icyo nkoze icyo ngikoze mfite umutima ukiranutse n'amaboko atanduye. Imana imusubiriza mu nzozi iti: koko nzi yuko ukoze ibyo ufite umutima ukiranutse, kandi nanjye nakubujije kuncumuraho, nicyo cyatumye ntagukundira kumukoraho. Noneho subiza uwo mugabo umugore we, kuko ari umuhanuzi, azagusabira ukarama. Ariko nutamumusubiza, umenye yuko utazabura gupfana n'abawe bose. Abimeleki azinduka kare kare, ahamagaza abagaragu be bose, abatekerereza ibyo byose, baratinya cyane. Maze Abimeleki ahamagaza Aburahamu aramubaza ati: watugize ibiki? Nagucumuyeho iki cyatumye
unshyiraho jyewe n'ubwami bwanjye icyaha gikomeye, wankoreye ibidakwiriye gukorwa. Abimeleki arongera abaza Aburahamu ati, wabonye iki cyagukoresheje ibyo? Aburahamu aramusubiza ati, nuko nibwiraga ntashidikanya yuko aha hantu nta kubaha Imana guhari, kandi nanjye nari nzi ko bazanyica bampora umugore wanjye. Erega ni mushiki wanjye, ni mwene data, ariko si mwene mama, kandi koko naramurongoye. Kandi ubwo Imana yankuraga mu nzu ya data ikanzerereza, naramubwiye nti, iyo niyo neza uzajya ungirira, aho tuzajya tugera hose ujye uvuga yuko ndi musaza wawe. Abimeleki azana intama n'inka n'abagaragu n'abaja, abiha Aburahamu, amusubiza na Sara umugore we. Abimeleki aramubwira ati, igihugu cyanjye kiri imbere yawe, uture aho uzashaka hose. Abwira na Sara ati, dore mpaye musaza wawe ibice by'ifeza 1,000, nibyo bizaba ibyo gukinga mu maso yabo muri kumwe bose, ngukuyeho umugayo imbere ya bose. Aburahamu asaba Imana, ikiza Abimeleki n'umugore we n'abaja be barabyara. Kuko Uwiteka yari yazibye inda zabo mu rugo rwa Abimeleki bose, abahora Sara umugore wa Aburahamu. Rino ni ijambo ry'Imana. Amen. Yesu ashimwe cyane. Tumaze gusoma ukuntu Aburahamu yari yasukiye mu gihugu kindi, nyine nk'uko Imana yari yamubwiye ko Kanani hose agomba kuhagendagenda akahazunguruka. Urumva, Aburahamu ntiyari yemeye gutura ahantu hamwe, yarahaturaga igihe kikagira Imana ikamubwira ko agomba gukomeza urugendo, mbega kuko Imana yari yamuhaye icyo gihugu cya Kanani cyose twita Isirayeli uyu munsi, ko ari igihugu abuzukuru n'abuzukuruza n'ubuvivi bazaturamo ba Aburahamu. Niyo mpamvu Imana yifuza ko agitambagira akakigendaho, atagomba kwicara hamwe. Rero igihe kiragera yuko ajya mu kindi gihugu, bambeye mu kandi gace. Ako gace katekwaga n'umwami witwa Abimeleki. Abimeleki nk'uko nabisomye. Rero nk'uko twabyumvise, Aburahamu yongeye gukora ikosa risa nk'iryo yari yakoze mbere. Aburahamu yaritegereza akabona umugore we ni mwiza cyane, kandi yari mwiza koko, ko aho bimukiraga hose ikintu cyatangira kuboneka ni umugore wiwe. Nyine yari afite uburanga. Sara yari afite uburanga butuma abami bashaka kumurongora. Rero Aburahamu bageze muri ako gace karimo umwami witwa Abimeleki, nyine nk'uko bari babivuganye na Sara, ko buri gihe nibazajya bajya ahantu, icyo kintu Sara azajya ikorera umugabo we azajya avuga ko ari mushiki we. Mbega ni ibintu bari basezeranye kuva kera. Niyo mpamvu byakomezaga kuba, bagakomeza kubikora. Rero twasomye ukuntu byagenze gutyo, umwami agacyura Sara, ariko Imana ikamugenderera mu nzozi, kuko uwo mwami yari umukiranutsi, yari umuntu wubahaga Imana cyane. Ariko nyine Imana iramugenderera nk'uko nabisomye, iramubwira ati, umeze nk'intumbi, kuko
ko wacyuye umugore ufite umugabo wiwe. Rero umwami yarikanze, umwami yarikanze kuko yaguye mu byo atazi nyine, yaguye mu byo atazi, kandi abwiza ukuri Imana ye ati none se urampora iki ko jyewe nta kosa nakoze? Bombi bivugiye ko bavukana, jyewe ndarengana, kandi Imana koko yagendereye umwami mu nzozi kuko yabonye nyine ko arengana kandi yari umukiranutsi w'Imana. Imana yaramurwaniriye. Haleluya, haleluya. Nk'aho ngaho se isomo twebwe twakuramo ni irihe? Twumvise ukuntu Aburahamu yari afite intege nke z'uko yiringiraga ubwenge bwe. Yavuganaga n'Imana kenshi, ariko yari afite intege nke z'umubiri, akiringira ubwenge bwe, agashaka kwirwanirira. Kandi aho hose yagendaga ari insuhuke, yakagombye mbere yo kuhaguruka agasenga Imana akavuga ati Imana, ngiye muri kariya gace, untegurire amayira, ntibagire icyo bazantwara kubera umufasha wanjye Sara ari mwiza. Untegurire amayira, uzatugendeho uduha amahoro, tuzahabeyo amahoro. Ariko icyo ngicyo ntabwo yagitekereje, Aburahamu ntabwo yagitekereje, ahubwo we yari afite metode akoresha yo kubeshya, kandi yari afite metode iyo ngiyo yo kubeshya, kandi Imana ntabwo yari yishimiye icyo kintu cyo kubeshya, ntabwo yari cyishimiye. Urumva yarabeshyaga agashyira abandi mu kaga. Yarabeshyaga ko Sara ari mushiki we, bigatuma abo bami bajya mu kaga. Ariko twakomeje kumva ukuntu Imana yagenderaga abo bami ikabakura muri ako kaga nabo baguyemo batazi. Mu by'ukuri ni iby'agaciro kanini nkatwe abana b'abantu dufite intege nke z'umubiri, kandi biratworohera kuba twagira umugambi kugira ngo twirwanirire, tukagira plan tukirwanirira pe mu bintu bikomeye tuba tugezemo. Ariko iyo plan nta kamaro kugira ngo twirwanirire Imana itabirimo. Byaba byiza yuko ahubwo tubwira Imana ikaba ari turwanirira, tubwira Imana akaba ari ducira inzira, kuko Imana ibihora iri ihora yiteguye kumviriza amasengesho yacu, ihora yiteguye kudutabara iyo tuyitabaje. Icyo kintu tukige kugira ngo tuzajye tubwira Imana idutegurire amayira, iturinde muri byinshi tunyuramo kuri iyi si, aho kugira ngo twipangire uburyo dufite kurindwa, uburyo dufite kurinda ubugingo bwacu, tubyipangire kandi turi abantu gusa, kandi Imana itanabirimo. Ibyo byose ni ibigenda bikazunguruka bikatuzanira umuvumo ku Mana. Uwo mwami twumvise ukuntu Imana yamubwiye ko asa nk'intumbi kuko yacyuye umugore utari uwe. Umva, icyo kintu ni ikintu gikomeye cyane, ni ikintu kiremereye gikomeye cyane. Hoba n'uwo mwami we yabikoze atabizi, yabikoze atabizi ko yaguye mu byo atazi. Ariko se abagwa muri icyo cyaha kandi babizi, urumva badafite akaga? Ko Imana yarwaniriye abo bami barengana, baguye mu byaha batazi, ariko hari n'abagwa muri ibyo byaha ariko babikoze nkana, babizi neza ko umugabo runaka akaba azi neza ko aciye umugore
yarongowe ufite umutware, umugore runaka akaba azi neza ko agiye ku mugabo yarongoye afite umugore, kabikora nkana, kavuga ati uriya mugabo arankunda kurenza uriya, cyangwa se uriya mugore ngiye gucyura ndamukunda kurenza uriya. Mbese ibintu nk'ibyo ngibyo ntago byoroshye. Ntago byoroshye ko ijambo ry'Imana ryatubwiye ko umuntu ucyura umugore w'abandi cyangwa se ucyura umugabo w'abandi aba ameze nk'intumbi mu maso y'Imana. Reka twifashishe ijambo ry'Imana riri muri Mariko 10 mu gice cya 10 kuva ku murongo wa 6 kugeza ku murongo wa 12. Nukuri tubyifashishe twumve neza impamvu Imana ibona abantu kuri ubwo buryo. Twumve neza impamvu Imana ibona abantu bagiye mu mago kuri ubwo buryo ari intumbi, ibabona nk'intumbi. Mariko igice cya 10 kuva ku murongo wa 6 kugeza ku murongo wa 12. Dusome mu izina rya Yesu. Ariko uhereye mu itangiriro ryo kurema, Imana yaremye abantu umugabo n'umugore. Nicyo gituma umuntu azasiga se na nyina akabana n'umugore we akaramata. Bombi bakaba umubiri umwe, bigatuma baba batakiri babiri, ahubwo baba babaye umubiri umwe. Nuko icyo Imana yateranije hamwe umuntu ntakagitandukanye. Bageze mu nzu, abigishwa bongera kumubaza iryo jambo. Arababwira ati, umuntu wese usenda umugore we akarongora undi abasambanye, kandi n'umugore wahukana n'umugabo we agashyingirwa undi abasambanye. Iryo ni ijambo ry'Imana. Amen. Iri jambo riratubwiye neza igituma Imana ibona abo bantu bagiye bashingiwe muri ubwo buryo, bacyuye abantu basanzwe bafite amasezerano, impamvu Imana ibabona nk'intumbi. Nk'uko iri jambo ryatubwiye muri Mariko 10, iyo ngo umuntu asezeranye n'undi, umugabo n'umugore Imana yagize umwe mu isezerano, baba bameze nk'akaramata. Akaramata ni ikintu mbega kibi kimeze gitya, nk'izi ntoki zanjye uko ari zibiri gutya, iyo zibaye akaramata zimera gutya, ziba zimeze gutya. Zibaye akaramata urumva ko no kugira gutya ngo nzitandukanye ntibishoboka. Biba bibaye gutyo ku buryo wenda ntabwo nshobora kubitandukanya. Izi ntoki zibiri zanjye zabaye, ibiganza byanjye byabaye akaramata. Ni urugero nshatse kubaha. Bisobanuye rero mu buryo bwo mu mubiri, umugabo n'umugore ntabwo ushobora kubona ngo babaye umwe, ntabwo wabibona. Ariko ibi ngibi ni mu buryo bwo mu mwuka, ko umugabo n'umugore babaye umwe mu isezerano. Isezerano ryabagize umwe, ni mu buryo bwo mu mwuka, baba bameze batya. Nta nubwo izi ntoki nshobora kwitandukanya uko mbishaka, ariko muri make uwo mugabo n'umugore mu mwuka baba bameze batya. Imana ibabona batya, kandi no gutandukana ntibishoboka kiretse urupfu rubatandukanije. Kiretse urupfu rubatandukanyije, naho wundi waba umwe aba amatanye n'undi mu buryo bwo mu mwuka, ariko kuko mu buryo bwo mu mubiri ntago bigaragara. Ariyo mpamvu rero iyo
iyo umugabo acyuye umugore ufite iryo sezerano, nubwo rwose uwo mugabo amureba yamwifuje, yamukunze, nyine yamucyuye, ariko mu buryo bwo mu mwuka uwo mugore ntabwo aba ari wenyine, aba akururana na wa mugabo, baba bari kumwe. Uwo mugabo ntabwo abibona mu buryo bwo mu mwuka, ariko ni uko nguko biba bimeze. Uwo mugore aba akururana na wa mugabo yashakanye nawe, baba bari kumwe mu buryo bw'umwuka. Imana wenda tuvuge bari ku buriri, baba bari batatu, Imana ibona ari batatu. Urumva ni ibintu bihumanye. Niyo mpamvu Imana ivuga ati baba basambanye. Umugabo usenze undi, wirukanye umugore wiwe agashaka undi, aba yasambanye. Urumva ni muri iyo faso. Ubundi ibyo bintu ni ibintu binagoye no kumva, kiretse ari mu mwuka. Mu mwuka niho byoroshye kumva. Uburiri ni ubwa babiri, ntabwo ari ubwa batatu. Uburiri nyine bw'isezerano. Niyo mpamvu ari ibintu danje, kuko uwo mugabo nubwo yagiye yataye umugore we kera hariya kure, yamutaye, ku buryo bwo mu mubiri abantu baba babona ari wenyine, ariko ku buryo bwo mu mwuka aba amatanye na wa mugore, baba bari kumwe. Sasa rero ugasanga imivumo yinjiye aho hantu bari, umuvumo winjiye muri ayo mago, kuko abantu ntibaba bari babiri, bari batatu. Imana ibona abantu batatu, urumva birahumanye. Umwe aba akiboshywe n'undi, baba bamatanye gutyo, abagenda aho agiye hose baragendana ku buryo bwo mu mwuka baragendana. Ntabwo byoroshye aya majambo nk'uko muri Mariko twabyumvise. Ibi bintu ni ibintu bigoye, byaguye abantu kuva kera cyane. Ni ibintu bigoye kumva, kiretse Imana gusa, kiretse umwuka wera gusa abihishuriye abantu. Ariko ni ibintu, aya majambo y'Imana arasitaza abantu benshi cyane, aradusitaza, kuko ni amajambo akomeye kandi ananira abantu benshi. Umuntu akaba yakubaza ati se, umugabo wanjye ankubita akamerera nabi, nakomeza mbana nawe nte? Azananyica? Oya. Urumva ntabwo ushobora gukomeza uri kumwe n'umugabo agukubita no kwica. Uwo mugabo uhita ugenda ahantu nyine ukamwihorera, uri umukristo ukamusengera, ariko ntimubane mu nzu imwe, kuko yakwica. Ukamusengera kugeza igihe Imana imuhinduriye, kandi Imana ni Imana, nta kinanira. Ariko apana kuvuga ngo umugabo wanjye arankubita, niyo mpamvu ntandukanye nawe kandi ngiye gushaka n'undi mugabo. Oya, utandukane nawe, ntimube mu nzu imwe, ariko apana mu isezerano, kuko isezerano ni isezerano riba ryabamatanyije mpaka, muba muri kumwe, muba mukiri kumwe mu buryo bwo mu mwuka. Mu buryo bwo mu mubiri mwisepare, kugira ngo umwe ahandi undi amahoro, ariko mu buryo bwo mu mwuka muba mukiri kumwe. Imana ibibabona muri kumwe. Musengere, Imana izamuhindura. Mukamusengera, uravuga ati itamuhinduye se, itamuhinduye ati ntabwo nashaka se uwundi, nakomeza ndi jyenyine kandi ndi mutoya. Icyo ni ikibazo gikomeye bavandimwe.
inzira yo kujya mu ijuru ntabwo ari inzira yoroshye, ni inzira ikomeye cyane, ni akayira gato cyane abantu turanirwa kwinjiramo kuko ni inzira iruhije, nyine iraruhije. Ibintu ilfo ko tubivuga ibintu au clair, inzira yo kujya mu ijuru iraruhije. Niyo mpamvu benshi batashaka kujya muri iyo nzira iruhije ijya mu ijuru, ahubwo bishakira ibyoroshye nk'ibyo byose kugira ngo mbese ntibakomererwe. Nta muntu ushaka ibintu bimuremera. Abantu tuba dushaka ibintu bitworohereje, ariko nkubwije ukuri, inzira igana mu ijuru iraruhije kandi nuko bimeze. Nta na hamwe dufite kubihindura. Icyo gusa nakugira inama kwihangana. Umugabo wawe akuruhije mu buryo bwo gukubita, utandukana nawe ku buryo bwo mu mubiri, ariko ntushake undi mugabo kuko uba ukiziritswe nawe, muba muri umuntu umwe nk'uko isezerano ryamaze kubafatanya. Abandi bakaba bavuga ati se umugabo wanjye nasambana kandi ari ibintu officiel byamenyekanye, njye nzakomeza mbana n'uriya mugabo? Icyo ni ikibazo gikomeye. Umugabo wasambanye, wenda ndavuga ku bagabo, ariko n'abagore barabikora. Umugabo wasambanye cyangwa umugore wasambanye, icyakubera cyiza ni uko uwo mugabo agusabye imbabazi ukamubabarira, abantu bagwa mu ntege nkeya, naza akagusaba imbabazi umubabarire, yihane ibyo byaha bye. Nyine icyaha n'icyaha kiba cyamuhumanyije, yihane, hanyuma mwongere mukomeze amahoro, mubeho neza, musengere. Mbese ibintu byose, ibyaha byose bikizwa n'amasengesho. Kandi ndabivuga ariko umugore bibayeho cyangwa umugabo bibayeho, byose ni kimwe. Ntabwo ariko bose bafite gutanga izo mbabazi ngo umugabo wanjye ndamubabariye yakoze icyo cyaha cyo gusambana, cyangwa umugore wanjye ntabwo ariko babishoboye. Abatabishoboye nabo bagafata imigambi yo kudivorsa. Ibyo ngibyo ni uko bimeze. Bafashe decision yo kudivorsa no kuba bimeze, ariko igikomeye gusa ni kimwe, nuko nubwo wafashe decision yo kudivorsa, nuko wakimeze gutyo mu buryo bwo mu mwuka, baba bakimatanye. Icyo nicyo kibi. Mu buryo bwo mu mwuka wagifatanye gutyo, kuko isezerano riba ryabafatanyije, riba rikibafatanyije nyine. Numva rero nk'uko twavuze ko ya nzira yo kujya mu ijuru iruhije, uwo mugabo cyangwa umugore ushobora gutandukana nawe officiellement, ariko ijambo rikatubwira ko wibera aho ngaho utashatse undi, kuko uba ukiziritswe na wa wundi. Muba mugendana. Iriya sezerano riba mu gihe akiriho, kiretse yarapfuye. Ariko mu gihe abantu basezeranye bakiriho, baba bakimatanye mpaka urupfu rubatandukanije. Habaho n'ikindi rero, yuko abantu basezeranye, mbega wenda tuvuge umugore akaba yizera Imana, akaba yemera, umugabo akaba ari umupagani, ariko bakaba barasezeranye tout de même. Umugabo ataye umugore wiwe, akavuga ati uko kwemera kwawe ntabwo nkushaka, iyo Mana yawe sinyishaka. Mbese muri ubwo buryo, mbese aba adashaka ubwo bukristo, ntabwo aba ashaka ubwo bukristo, ntabwo aba akunda Kristo,
ari umupagani kandi nta nubwo aba ashaka kubana n'uwo mugore wabaye umukristo wakijijwe. Ibyo ngibyo ngo umugore cyangwa umugabo bibayeho yatawe n'uwo bashakanye kuko yemeye Kristo, ngo aba ari libre, niko ijambo ry'Imana ritubwira ngo aba ari libre. Urumva? Kandi ngo yongeye gushaka ifu ko ashaka uwo bahuje ukwemera. Urumva? Ibyo bintu ni ibintu bikomeye, ni topic nini cyane, ariko Mwuka Wera ni we wenyine ubasha kudutahuza amabanga akomeye. Niwe ubasha kudutahuza amabanga akomeye. Urumva ko ari umuntu w'umukristo adashobora kubana n'umupfumu. Iyo myuka ntabwo igendana. Niyo mpamvu kuri ubwo buryo n'ibindi byuka nyine by'ikuzimu, niyo mpamvu iryo tegeko ribohora undi, kuko uwo mupfumu adashaka kubana n'umukristo, adashaka Kristo nyine akorera Satani. Urumva ko ntibishoboka. Kuri ubwo buryo badivorsheje umuntu aba ari libre. Urumva rero ibi ni ibintu bikomeye kuvuga, ni n'ibintu ariko ndahamya ko ari Mwuka Wera abivuze, kuko jewe nta kintu cyanjye mfite cyo kuvuga. Ndasenga kugira ngo Mwuka Wera anyobore mbashe kuvuga ibikomeye, kuko amajambo yo muri Bibiliya arakomeye. Ni Mwuka Wera gusa ugomba kudutahuza ibintu bikomeye, kuko ibintu by'Imana ni ibintu bikomeye nuko bimeze. Ariko ku bwa Saint Esprit, kubw'ubuntu bw'Imana, Imana izajya idutahuza ibintu bikomeye, izajya iduha ama revelation kugira ngo tubashe kubohoka mu mutima, mu buzima bwacu, kugira ngo tubashe gukira. Uwiteka abaho imigisha mwese aho muri. Nukuri mukomeze muganirizwe na Mwuka Wera. Ibyo ntavuze Mwuka Wera bibabwire, kugira ngo tubashe gusobanukirwa amajambo y'Imana, kugira ngo tubashe kuba ab'Imana yifuza ko tubabo. Nyagasani abigiriye neza mwese aho muri. Turi kumwe ubutaha, Uwiteka nabipermeta. Shalom shalom.